mu mwaka wa 2017 hakozwe robo ya mbere ifite ubushobozi bwo gutwita neza ndetse ikanabyara. Iyi robo yakozwe na Dr. Zhu Weimin n'ikigo cy'abashinwa cya Shanghai Robotics Institute. Naho ku rundi ruhande Actor Life Project, umushinga udasanzwe ugiye gutangira korora abana barenga 30,000 mu mwaka wose, uborora muri za robo zakozwe n'abana b'abantu. Izi ni za robo z'ikoranabuhanga. Iki gihe iyi robo yitwa Eva yasaga nk'umuntu 100%, yari ifite inda y'ikoranabuhanga. Iyi yari imeze nk'undi mwana w'umuntu wese. Iyi yabashije kwakira icyitwa imbro yavukiye muri laboratoire, maze umunota ku wundi ikagenzura icyitwa imbro cyangwa se inda, ikagenzura umunota ku wundi uko imeze cyangwa se nibikeneye intungamubiri, ikabigenzura mu gihe gito cyane, maze mu gihe cyo kubyara ikabimenya mu gihe gito cyane nta n'itserisi rirenzeho. Ndetse kandi mu gihe cyo kubyara ikabikora neza nta bubabare ndetse n'amarangamutima nk'ay'umubyeyi usanzwe tuzi ikiremwa muntu. Eva ntiyari ifite ubuzima, ntiyari ifite roho, ariko yari ifite ubushobozi bwo kubyara ndetse no gutwita. Ahangaha niyo isi igeze mu buzima mu nganda. Tugarutse inyuma gatoya, igihe isi yaremwaga cyangwa se inyamaswa nibyo byonyine byari bifite ubushobozi bwo kubyara cyangwa se kurema ikindi kiremwa. Gusa byumve neza ko kuva kuri uyu munsi ndetse no kuri uyu munota hari za robo zaremwe n'abana b'abantu biyumvisha ko ari ikoranabuhanga rigeza heza, gusa rigeza heza mu kurimbura isi dutuye. Ubu za robo ziri kurenga ubwenge bw'abana b'abantu. Ubu zishobora gutwita, zigakuza inda ndetse zikanarera umwana igihe kitari gitoya kugeza kuze. Ese iri ngiri ryaba ari itangiriro rishya ry'ubumenyi cyangwa se ni itangiriro ry'ibizaduhitana n'ibisari muri kiremwa muntu? Mu gusobanukirwa ibyo byose, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda wuzuye ubwenge ndetse n'ukuri nyako, wihishe inyuma y'inkuta z'isi z'ibinyoma, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, kanda like kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu byose. Nge ndi Sina na Amayobera. Ikaze. Igitekerezo cyo kurema za robo zibyara bwaturutse ku bushakashatsi ku cyitwa synthetic worms, inda z'ikoranabuhanga. Aha ari mu mwaka wa 2000. Aha abashakashatsi bagize igitekerezo cy'uko babungabunga iminja yavuze zitagejeje igihe, maze ntibyasigana n'igitekerezo cyafatwaga nk'umucunguzi, inkiko z'amabere zikorana n'ubwenge buhangano AI, artificial intelligence. Aha bidatinzwe nk'abahiriwe n'urugendo bwa mbere bagombaga gukurikizaho urundi rugendo rwa kabiri, gusa urugendo rwa kabiri rwo rwari nk'inzozi. Iyi ni fusion y'igitekerezo cya biotech ndetse na AI. Baribwiraga bati niba dushobora kurera umwana mu cyuma, kuki tutabikora binyuze muri robo ikora nk'umuntu? Iki gihe tubyibuke neza ko bari bibitseho umwataka nimero 10 wagombaga kubageza mu rucundura. Uwo yari AI, artificial intelligence. Uyu niwe wagombaga gusubiza ibibazo byose bibazaga mu miterere ya robo bashakaga gukora, bashakaga guhanga. Ibi ntibyajyaga kure y'ubushobozi bifuzaga muri robo yabo, kugira imitekerereze, kwiga ndetse no kwigana. Ibi babishakaga muri iyo robo bashakaga gukora, robo ifite imitekerereze, yigana kandi ikora nk'iby'umwana w'umuntu. Icyo bifuzaga kurera umwana muri robo isa nk'umwana w'umuntu. Bidatinze mu mwaka wa 2017 itsinda ry'abashinwa ndetse n'abanyakoreya bakoze robo yitwa Eva yashoboraga gufata inanga za artificial embryo zatunganyirijwe muri laboratoire ikazibyaza nyuma y'ibyumweru. Eva yari ifite uruhu rworoshye nka silicone ndetse n'inda y'ikoranabuhanga synthetic worms. Nyuma y'igitego bari baratsinze, Eva yari ifitemo ubwenge bukorano artificial intelligence yifashishaga mu kugenzura imbro cyangwa se inda mu gihe ikeneye izindi ntungamubiri zose kugira ngo umwana abashe gukura neza. Eva ni robo yakozwe neza cyane na Dr. Zhu Weimin wo mu kigo cyitwa Shanghai Robotics Institute. Iyi robo yakozwe neza cyane bagendeye ku kiremwa muntu. Izi robo zitwita zikabyara ziba zifite icyitwa synthetic worm, aho ni icyuma kirimo amazi y'intungamubiri gisa nk'inda y'umuntu. Ibifite kandi system ishinzwe kugaburira umwana, feeding system. Ahangaha ibitunga imbro biba bihujwe n'imiyoboro. Izi robo kandi ziba zifite sensor zigenzura neza uko embryo umwana akura cyangwa se niba akeneye intungamubiri. Kuri iyi robo yitwa Eva yo mu gihe cyo kubyara irafunguka ikabaga icyitwa cesarienne maze ikabyara. Ibi byose nta kubabara, nta n'amarangamutima na make. Izi robo zitwita ziterwa intanga binyuze mu cyitwa lab grown embryos. Yamara gutwita AI
ikayobora hormone simulation, imbro ikagenda ikura umunsi ku wundi. Izi robo zitwita zikorwa n'ibigo bigiye bitandukanye bikomeye cyane nka Shanghai Robotic Institute cyo mu Bushinwa, hari cyitwa Boston Dynamic cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo cyo ntikigera ku kubyarisha robo, ahubwo gicuruza ibice bimwe na bimwe by'umubiri w'umuntu, harimo n'ibyifashishwa mu guhindura imiterere y'abantu, nk'umugabo agahindurwa umugore, umugore agahindurwa umugabo. Hagati aha ngaha kandi hari umushinga witwa Ecto Life Project uteganya kujya uvukisha abana barenga 30,000 hifashishijwe za robo zitwita. Ese ibi ngibi byaba ari iterambere ryiza cyangwa n'ubwicanyi bw'ikiremwa muntu? Hari abavuga ko ibi bizatumwa ikiremwa muntu gihinduka nka produit z'uruganda, isaha n'isaha ushobora kujyana amafaranga ukayitahana. Ku rundi ruhande robo zishobora kuzabikoresha nk'intwaro mu ntambara za artificial species. Ibuka neza ko robo ziri gukorwa zifitemo icyitwa AI, artificial intelligence. Ibi bituma zibasha kwigenga ndetse no gukora zigendeye ku mitekerereze yazo. Izi zifitemo icyitwa self controllers zihabwa na AI, artificial intelligence, zifite ubushobozi bwo kwiga no kwigana ikiremwa muntu. Aha dusubiza amaso nyuma muri filime zakunzwe cyane nka Ex Machina, izitwa iRobotic ndetse na Terminator. Izi ni filime zivuga ku bitekerezo by'uko byagenda robo zibaye zirenze ubwenge bwa muntu, zigatangira kwigenga zikora ibyo zishaka. Ibi byaba ari nko kurimbuka kw'ikiremwa muntu. Abahanga bavuga ko mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere hashobora kuvuka abana bakarerwa na robo kuva ku munsi wa mbere kugeza bakuze. Ese haba hatangiye ubwoko bushya bw'ibiremwa? Ese uzamenya kwitandukanya gute n'umwana wavutse kuri robo? Ushobora kwibaza, ese kuba umuntu ni iki? Ni amaraso, ni umutima, cyangwa se ni urukundo ruva ku kubyara ndetse no kurema? Uyu munsi robo zishobora kubyara, ariko se zizatwigisha iki ku giciro cy'ubuzima nyabwo? Isi iri kugana heza cyangwa iri kugana ku iherezo ryayo? Kwirimbuka ry'isi twikuriye nk'abana b'abantu. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, kanda like, ndetse kandi iki kiganiro ushobora kugisangiza inshuti zawe, kanda kuri share, igitekerezo cyawe muri comment. Nawe utaha, njye ndi Sina n'amayobera. Nawe utaha.